Igihekane tsa nk'uko tukibona hano imbere yacu kigizwe n'ingombajwi ebyiri arizo ta na sa. Igihekane tsa tureba cyanditse inshuro ebyiri. Inshuro ya mbere icyo gihekane tureba cya tsa cyanditse mu nyuguti ntoya. Inshuro ya kabiri cyanditse gitangiwe n'inyuguti nkuru ya ta. Kanda ku ishusho irimo ijwi cyangwa igihekane tsa. Reka tubanze mbabwire ibisobanuro by'aya mashusho tureba imbere yacu. Ibisobanuro by'ishusho ya mbere, turabona umutwe w'umuntu. Hejuru y'uwo mutwe we hariho akambi kagaragaza umusatsi. Ibisobanuro by'ishusho ya kabiri, turabona ko hari urukweto. Ibisobanuro by'ishusho ya gatatu, turabona ko hari ukuguru. Inyuma y'ukuguru hari akambi kagaragaza igitsi. Ngaho reka dukore umwitozo wacu. Kanda ku ishusho irimo ijwi cyangwa igihekane tsa. Ese ni umusatsi? Niba ari byo ihe amanota wagikoze. Ese ni urukweto? Oya, wabyishe niba ari ko ushubije, kuko nta gihekane tsa cyumvikanamo. Ni ngombwa ko tugerageza tukareba ko igitsi twumvamo ijambo cyangwa se ijwi igihekane tsa. Ese ni igitsi? Ihe amanota yawe yose. Rwose aya mashusho aratubwira neza igihekane tsa mu rugero rwumvikana. Ese wowe unkurikiye uri umunyeshuri wiga mu mwaka wa kabiri? Ese waba wiga mu mwaka wa gatatu ibihekane ukaba warabyibagiwe? Wenda ababyeyi cyangwa nawe bazajye bagufasha, nawe uterere akajisho hano kugira ngo umenye neza igihekane tsa, aho kugira ngo utinde mu bitente cartoon kuri YouTube. Rwose uzajye ukurikirana ibihekane kandi byose uzabimenya, n'ibyo wibagiwe ubyibuke. Reka twihute gatoya nongere mbibutse imigemo y'ibihekane, cyane cyane y'igihekane tsa aricyo turiho. Dufite tso, tsu, tse, tsa, tsi. Urugero rw'amagambo arimo igihekane tsa. Ijambo rya mbere, yasetse. Yagize ate? Yasetse. Urugero rwa kabiri, gutsura. Gatatu, umutsima. Kane, umutsobe. Gatanu, umusatsi wa wundi twabonye. Gatandatu, umutsama. Karindwi, bisetsa. Hari n'urugero rw'interuro zirimo igihekane tsa. Urugero, karamutsa yakomeretse ku gitsi. Matsiko yariye umutsima. Bisetsa arasetsa baributsa. Urabona ko izi ni ingero rwose zitwereka neza igihekane tsa. Rwose kurikira, niba ufite agakayi n'agakaramu, niba uri umunyeshuri, niba watashye cyangwa ukaba uri kureba kano ka video nabakoreye, ino video iragufasha. Fata agakayi n'agakaramu wongere wandike amwe muri aya magambo. Noneho nta nyigisho itagira iki? Umwitozo cyangwa se umukoro. Wenda reka dufate umwitozo, imikoro tuzaba tuyikora. Terura amagambo arimo igihekane tsa. Ngira ngo muri kubibona ibyo ndi kuvuga. Terura amagambo arimo igihekane tsa uyashyire ahabugenewe. Urabona ko haravuga ngo shyira hano, shyira hano, shyira hano. Ese umutsima urimo igihekane tsa?
niba ari byo akira amanota yawe. Ese igitsi kirimo igihekane tsa, niba ari byo ihe amanota yawe. None se amatsiko arimo igihekane tsa, niba ari byo nabwo wagikoze. Reka turebe ijambo risigaye umwami. Ubundi se warishyira hehe ko ntahasigaye? Rwose iri ni isomo ridufasha kumenya neza ibihekane. N'umutima mwiza buri munsi rwose jya utereraho akajisho urebe ko, nako n'ijisho cyangwa se amaso, maze urebe ko rwose wakwiyibutsa ibihekane. Niba ukiga mu wa kabiri, mu wa gatatu, yewe no mu wa kane hari igihe bigaruka, nyabuna iyibutse. Ikindi, niba uri umubyeyi ushobora gufasha umwana cyane kugira ngo yibuke ano masomo. Reka twe gukora ikiganiro kirekire, videwo ndende, ahubwo reka turebe icyo tuziga ubutaha. Ese uzaba uhari kugira ngo utege amatwi tujyane? Tuzasuzuma inkuru cyangwa se agakuru kagufiya, ngaka murakabona kavuga ngo tubane mu mahoro. Ubu umuhanga yarangije kugasoma. Rwose aka gakuru tuzakabonaho n'ibibazo kandi turebere hamwe ibisubizo, ko kazadufasha kumenya neza icyitwa ibihekane mu buryo burambuye. Ubwo rero mwakoze cyane rwose gukurikira no gufatikanya tugakora umwitozo. Nizeye ko bizafasha buri wese muri twe kugira ngo dukomeze gutera imbere, by'umwihariko abanyeshuri.